tubahaye ikaze mu kiganiro The Barbara Show. Ikiganiro The Barbara Show ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zifatika cyangwa se examples z'ubuzima, hanyuma kikabasha guhindura ubuzima bwa benshi. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, twakiye umuntu ugiye ku giti cyanjye n'inshuti yanjye, ariko afite n'ibindi bikorwa twaganiriyeho numva ari ubwa mbere mbyumvise kubera ukuntu yabinganirijeho. Yes, so uyu munsi rero muri The Barbara Show turi kumwe na Alain Numa. Alain Numa afite ukundi kuntu azwi bijyanye n'akazi akora, asanzwe akora, ariko uyu munsi kuri The Barbara Show twamwakiriye nk'umuyobozi mukuru wa Amerwa. Alain araza kwitubwiraho, ariko nukuri utega amatwi wumve ibitekerezo Alain Numa ari budusangize uyu munsi. Alain, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane Barbara. Yes. Twigeze kuganira ibintu birantangaza, bituma ngira ibitekerezo byinshi, ariko heureusement cyangwa se ikiza nuko wabinsobanuriye neza. Ikintu kijyanye n'ubuzima bw'abana b'abametisi. Nese ko byari secret bijanga habita. Oya, okay, byari banga, ariko kuko Amerwa ihari Alain ntago bikiri ibanga. Ntago bikiri ibanga. Okay. So uravutse usanze udasa n'abandi bana. Uri umumetisi, wowe wibonaga gute? Okay. Uko nibonaga nta wabonaga itandukaniro riri hagati yawe n'abandi? Not really. Wapi kabisa, kuko nabyo nyene batangiye kunyita muzungu bancokoza, kandi urumva muri iyo myaka ya kera abazungu bari ku isoko cyane, ukanyura ahantu bakazagukurikira ngo bari ku isoko, ubu byararangiye nta soko bigari. So ugasanga uko abana bagufata muri quartier bo mukurana, umuzungu benshi nkabibona, ariko wenda nari muto cyane ku buryo nagombaga kwinjira nkamenya byagenze bite, ni kubera iki bimeze gutya. So byagiye biza maze gukura, ko urumva na mama witwa korewe twabanye. Okay, let's go. So papa wawe niwe muzungu? Papa niwe muzungu, mama ni umunyarwandakazi. Yego. Okay. Mama twabanye. So mama urumva na amateka kuvuka, navukiye muri Kongo, ngenda ndakura nkurira i Burundi, ariko ariko papa mukuru. Kwa papa mukuru byara mama? Ubyara mama. Okay. So mama aza gupfa muri 86. So nari muto, nari muri P5. Yeah. Yes. So bas, so nawe agenda ancitse, atampaye amakuru afatika. Agenda gute? Aracika, nta makuru afatika nari mfite. Ubwo nyine maze gukura nibwo naje gutangira kubaza inkuru y'imvaho, ariko still sinamenye, ngo nagiye kumenya gusa details zidafatika cyane, zidashobora kungeza ku ntego yo kubona papa umbyara byoroshye. Bas. Okay, ni izihe mbogamizi wahuye nazo nk'umwana w'umumetisi? Yani nyinshi. Yes. Imbogamizi umva nko muri iyo myaka nyine nkura, uko muri societe bambonaga byari bitandukanye. Ko ndi umuzungu, ntari n'umuzungu. Societe yagufataga nk'umuzungu? Yego. Okay. Ariko wakuranye na famille yawe y'Abanyarwanda? Yego. So hejuru yo kuba n'ubuzungu n'ibiki, nkaba nkurira no mu muryango w'impunzi. So cyane nko mu ishuri Abanyarwanda n'abandi batari abene gihugu amanota yabo bayafatiraga hejuru. Nimba abarundi banyiri igihugu barafatirwa ku bizamini cyane n'ibya leta, barafatirwaga kuri 45, ariko umunyarwanda ubwo yagendaga nko kuri 65. So izo ni imbogamizi, ariko nazo twarazitambutse. So ikindi kibazo cyabaga muri societe wabagamo, abantu ntibakwakire nkanjye. Urugero cyane encore no mu mashuri, ariko bitari mu by'amanota, iyo bageraga kuvuga ati abarundi ni bande,
kazamura ibiganza. Abanyarwanda ni bande? Wowe urinde. Urumva bigasaba histoire ndende kuzasobanura. Ndita witwa papa wanjye ariwe papa mukuru, nkatanga amazina ya Kinyarwanda na mama ya Kinyarwanda, ati none kubusa gutyo. So ugasanga imbogamizi ntizagiye zibura. Rero uretse no mu bwana no mu bukuru hangaha nigeze kwifata njya kuri ambasade nyine dukomokaho. Ese ambasade mukomokaho ni uretse papa urumva ni muri biriya bihugu byadukolonizaga. Genda ndabareba ndabatekereza amateka yanjye, ngo rero ngo dufite ikibazo ngo kubera ngo abana nkamwe ngo mujyayo mugatera ibibazo mukajya gushaka muri biriya bihugu mugatera ibibazo mukajya gushaka iminani. Iminani ngo ugajya gushaka umutungo kandi bataranakureze batakuzi. Ntisasa nicyo kibazo rero mufite. Uzi gute ko uwo mugabo ndiwe ndashaka ubu ngo atamirewe nabi ari giye ugomba kumufasha? So ugasanga hari aho bitwa ngo n'abazungu ntibatwemera, aho ngaho i Burundi ntibatwemeraga, ariko nkuko njya mbivuga rero nta kuntu bisa nko kugira igihugu. So kuba mfite igihugu ni amahoro, kandi urumva byagiye binarangira, nta ushobora kunyiruka inyuma ngo twabonye umuzungu byacitse. Ntabwo bigihari. So imbogamizi ntazo nk'umuntu ufite igihugu ubu ngubu. Hari ikintu uvuze ubu ngubu, ubuzima bw'ubu ngubu ngiye ku giti cyanjye, uretse ko muri biriya bihugu babona umuntu bakamujija cyangwa se bakamucira urubanza bishingiye n'uruhu rwe. Urabona nk'ibintu birimo kuba muri Amerika, abirabura bafite ibibazo muri Amerika, hari rasisme. Hari ukuntu ubona umuntu ukamujajinga cyangwa se ukamucira urubanza bishingiye n'ibyo ubonye n'uruhu rwe, ariko atari ko ameze. Ako kantu nkavuze ko Alain ngiye ku giti cyanjye sinjya nibuka kuri umuzungu. Ibyo uravuga nibyo urumva ni naho turi buganishe muri Amerwa. Abantu basa gutya urumva nk'izo mbogamizi umuntu aba yaraciyemo ari muto, ugasanga muri sosiyete yitwa iyo ngiyo y'abazungu uvukamo nta ukwemera, nta ukuzi. Ugasanga no muri iyo ngiyo y'Abanyarwanda aho wavukiye nabo baragufata nk'ikintu cy'icyana kiri aho ngaho cyavutse muri ambuto yaje nyine bitari muri ibintu bitari ku murongo. So ugasanga usigaye hagati. So iyo usigaye hagati rero ufata aho bikoroheye rero ni hehe? Ubibandi. Ubibandi iyo batagufatiranye cyangwa utagize Imana ikagusura ufata shortcut rero ahanini usanga ari ukwirwanaho egari kwiba. Uzajya wumva amakuru yo muri Afurika y'Epfo hariya abo bita abakarade, niyo mabandi ya mbere, kubera iki baba bavutse ku bazungu babuka ku Banyafurika y'Epfo basigara aho ngaho ntibemerwe na sosiyete zose, ariko bishakira inzira aho bazabemera ni hese nta handi. So ubwo nibyo nakubwira nti ni ugushima igihugu ko no gushima ko umuntu afite igihugu noneho kiba. Yes, hari ikintu numvise wavuze wahereyeho kandi ukigarutseho, crise d'identité cyangwa se kubura aho ubarizwa, identity crisis. Ese ndi umuzungu, ese ndi umunyarwanda? Akenshi bikunze no mu buzima busanzwe, usibye no ku bana b'abametisi, abana bagiye bavuka mu buryo wenda ntibakurire muri famille runaka, bakunze kugira kariya kantu ka crise d'identité, kumva adafite aho abarizwa, aho yasosiye. Ariko reka duhindure igiceri, flip the coin. Hari amavantage wari wabona kubera ko umuzungu ufite amaraso y'abazungu? Urabizi ko hari ukuntu abirabura bagira reaction zimwe na zimwe ku bantu b'abazungu. Hari advantages wari wabona? Nabyo mbivugiye. Nibyo. It works both ways. Hombi. Naho hera hasi no mu muhanda. Ushobora kujyana barabara parking ntubibone rwose, giye bakayinshakira neza. Hera aho ngaho ahantu hato. So yes, birashimisha, ariko nanone biba bibabaje. Biba bibabaje kubona hari uburenganzira noneho bugiye ku gipimo.
usanga hari nk'umuntu ashobora kugusubiza inyuma cyangwa twinjira muri uru rupango rw'ahangaha ati mwe murajya he turiya ni murekate urugero simpavuga ariko ni ku irwariro bafunga saa moya sonogiye ngiye kureba umuvandimwe urwaye umeze nabi ngenda nacerewe hari akavuyo huzuye abantu abandi n'inkoni zishaka kujyamo ariko mpageze barebye mu modoka bati nari no ku maguru rwose kandi urabona ko ntambuka nk'umunyarwanda wuzuye nk'intore bambonye bati oui monsieur passe n'icyongereza cyangwa igifaransa kitari cyiza cyane ariko cyumvikana bati passe mu bisa dore abangaba wese nese buriya yaketse ko ndi umuganga yaketse ko ndi umuterankunga ariko urumva ni ibintu byitwa avantage ariko bitari avantage urumva utuntu duto cyane ya myumvire dufite ku bantu bafite uruhu rwera cyane itari myiza afazari ubu ngubu byibura bimaze gufata ntabwo ari cyane nka kera ko ikindi mu Rwanda biratandukanye no mu bindi bihugu mu Rwanda uri umuzungu utari umuzungu rwose mu myaka imbere ya bibiri nibwo wahuraga n'umuntu akakwiruka inyuma agacupa umuzungu sanfra manje sanfra ariko ubu ngubu rwose ahubwo niwe uyaguha yes ndakumva okay akabazo k'amatsiko ujya ugira amatsiko yo kumenya iriya kote yindi y'umuryango wawe mu Bubiligi nubwo tutarangije dosiye yo kuri ya ambasade mu Bubiligi wabivuze ubwo nawahavuze ubwo kandi wumva naragiye gushaka sonaje kujyayo no barambwiye ati noneho kuri iyo kese ngo biransaba ko mba muri icyo gihugu so nigeze no kubivuga imwe ku mateleviziyo mvuga nti ego ni byiza kuko umaze gukura n'abana banjye bankomokaho barabimbaza ayo mateka nk'amateka nyine nkababwira nk'uko ndi ko ndayavuga ubu ngubu ntacyo nabahisha ariko urumva rero kugira ngo umwana akure atazi akumva na se aramubwira ibintu bitari ku murongo umwe nzagende mubure cyangwa mubone ariko ntabwo ari ikintu kizancira ishati cyane sinsinzira kugira ngo ngende abandi baravuga ati ifu wenda unakamata nationalite ese nationalite hanyuma impita nyizana Nyabugogo hari ahantu babifasha guhaha nationalite vuze iki ya myumvire atebana ugomba kuba ufite mfashe iyindi nationalite nafatiye Kongo ahangaha kuko wenda niho navukiye nta kindi ariko se yiki ubunyarwanda burahagije 100%. So ubwo ndabifite muri gahunda uyu mwaka actually nagomba kugenda hanyuma koko ateramwo ubwo birahindura isura byose basi ubu ngubu ndeba nimba nagenda umwaka utaha kuko nzi amateka aho yakoraga amazina ye imyaka ndagereranya ibyo byose tugomba kuba dusa kuko ndasa nabo cyane yes reka dufate kapoze gatoya tugiye mu kwamamaza turagaruka turangiza kino kiganiro ndongera kubibutsa ukore subscribe nimba udukurikiye kuri Isibo TV jya kuri YouTube wandike The Barbara Show nkuko ekra zibyerekana kandi nimba wisanze urimo kureba iyi video kuri YouTube ndagusaba ngo umpe subscribe yawe subscribe imwe ni y'agaciro kenshi cyane kuri jewe kandi ndabashimiye ko mufata umwanya wo gusubscribinga kuri The Barbara Show no kudukurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga naho mukanya
murakoze cyane gukomeza kurikira ikiganiro The Barber Show. Turi kumwe na Alain Numa, umuyobozi mukuru wa Amerwa, akaba ariyo ari bukomeze kutuganirizaho. Turimo turaganira ku buzima bw'umwana w'umumetisi, ko umwana w'umumetisi nawe atagomba gusigara inyuma mu iterambere ry'igihugu cyacu, kuko na hano turabafite. Alain Numa, dufite abametisi mu Rwanda, sibyo? Dufite abana b'abametisi. Akenshi nabo bahura n'ibyo bibazo byo kumenya aho babarizwa cyangwa se uko bafatwa muri sosiyete. Akaba ariho hakuganishije cyangwa se ubuzima wabayeho bwaguhaye umutwaro w'abana b'abametisi. Byaje gute, byatangiye gute? Amerwa ni association de métiers rwandais. Byumvikane ko ntabwo ari abasa nanjye gusa. Yego. Ubu metisi yo meti ni ukuvuga umuntu uvuka ku babyeyi badahuje national ubwene gihugu. So ntabwo ari abazungu gusa. N'uwo muri Gabo abyarana n'umunyarwanda nawe bari umumeti. Okay, twe tuzi ko umumeti ari umuzungu. Niko nyine twakuze tubyumva avanze rwose. Yamaze kuvanga ubwo tayari ubaye umumeti. So byaje umva mu myaka yashize ntabwo byari bihari cyane. Mu myaka yashize ngira ngo generation yabiherukaga yari twebwe cyane dukomoka wenda ku babyeyi bavutse muri izo periode z'ubukoroni, igihe abazungu bari bahari benshi. Nicyo gihe iyo rate yari hejuru cyane. So twe dukura n'abandi ntabwo byari biriho cyane, kuko abazungu bari barasubiye iwabo, abari basigaye bari imbarwa, ariko ababyaraga muri ako kavuyo ntabwo bari bagihari. So ni nkaho byari bimeze gutyo muri za 70 na kangahe na 73 na kangahe birongera biramanuka. Bamaze gutaha, bamaze gusubirayo, igihugu Afrika cyangwa imaze gutekana, bongera basubirayo. So byongera kugaruka vuba cyane bitari kera. So kugaruka kwabyo hari impamvu nyinshi cyane. Hari impamvu nyinshi kuko bazungu bagiye babona potential muri Afrika, bakaza bakakora investment zabo, cyangwa natwe muri Afrika tugakenera expertise zabo z'abazungu kugira ngo baze badufashe. Fatana n'abandi bakora n'imihanda nabo nabo barabyara basiga abana, kandi kera ntago babikoraga. Ubundi no muco wabo ntago wemerewe. Ekata uyiga zona se urumva. Ariko ubu barabyara, ubu bafite abana. Association imaze gukura. So bigaruka rero umva reka mvugi wacu mu Rwanda. Mu Rwanda kubera n'iterambere turimo. Iterambere hari iryo dushakamo support y'abanyamahanga kugira ngo baje badufashe ko wenda bo bateye imbere yacu bakazino. Sasa bakazino umva twatatse u Rwanda rwacu ni rwiza, abantu baho ni beza, bakirana neza, rugira abakobwa beza, rugira buri wese muri to do list ye agashiramo ati nzagenda nzubaka umuhanda, ariko nzanasura n'abantu abasura. Rero nza gusanga izo nanarize zanjye genyine. Nza gusanga baradutunguye. Badutungura hari abantu bagifite ya myumvire. Akavuga ati umuzungu ni umuzungu, akaba arizi ko umuzungu azamutwara i Burayi kandi akumva yanamugeza no mu ijuru. So abafite iyo myumvire rero barahari. Uretse no ririya mirimo baba bakora yo ku mihanda y'amajoro, abashiki bacu umva nicyo ngicyo baza bakumva ko umuzungu ni umuzungu. So waryamana n'umuzungu ukumva ko birangiye kinyuze. Nyamuzungu nawe akaza ubwo barbara n'ibibazo, akaza ni tap and go. Akagenda. Sake ntamenye ko yasize umwana mo cyangwa ntazanagaruke. Umuhanda yagomba kubaka arawurangije akagenda, umwana akavuka. Nyina ati ndabigenza nde. To rero nza guhura na cases zitandukanye, ngahura n'utwana ariko turavumbuka turava hehe.
nkurikiranye babiri batatu ba mbere numva harimo ikibazo cy'imyumvire. Byagenze biteze no yari umuzungu twarakoranaga hanyuma biba bityo hanyuma sinzi aho ari. Uzi izina reka da ubwene bw'igihugu reka da ariko bamwe ugasanga barazizi. Basi ndavuga ndavuga ukuntu ngiye nakuze ntabwo nabyifuriza uwundi. So gukura kwanjye muri izo nzira ahanini ni kubera hariho ya manque ya confidence uvuga uti simfite iwacu. So ndavuga ni ugufatirana hakiri kare. Kandi ntabwo ari buri wese ashobora kumva uwo musonga kereka nkanjye nabibayemo mbizi nibyo nagenda ngafasha aba ngabo. So ntangira gutyo ndavuga nti none reka nkurikirane. So intego rero yamerwa icyambere ni ugufata abana kwanza ukabigisha indangagaciro za Kinyarwanda, akamara kumenya ko ari umunyarwanda, akumva ko afite igihugu cye agifiteho uburenganzira 100% nk'abandi bana. Kandi nanone tugaharanira ko abona uburenganzira nk'ubwo abandi bana b'abanyarwanda babona. Ishobora kuba atari luxe ariko za basics by'umwana nawe akabibona mu mutwe, agahinduka akumva ko nubwo atabona uwo se w'umuturukiya cyangwa w'umubirigi cyangwa w'umudage w'umuki bose banyuze aha ngaha, yumve ko afite igihugu aricyo kibanze, ibya papa bizaba biza nyuma. So duharane ibyo ngibyo tubashire mu mutwe, bamenye ko ari abanyarwanda, ntibazashake kuko hari n'igihe ushobora gushaka gutubaho ku buzima nk'ubwabo bagabo bariye. Kandi ubuzima buri umuco wacu no wa mbere ntaho uhuriye n'uwabandi. Ushobora kwifuza kubaho bya kizungu cyane akahakomerekera kuko azashaka uko babayeho bisange agiye kwiba. So nizo ntego gusanya abana abo tumaze guhura, nkabwira ababyeyi babo ko n'ababyeyi babo noneho tubaganirize, tumenye impano bafite cyangwa inzozi bafite kugira ngo bahindurirwe ubuzima. Tubashakire n'ubuvugizi, tubakorera ubuvugizi kandi nabo bashira umupira hasi. Ntibavuga ati yewe n'umuzungu ko icyo kintu kirakururukana. Ubwo abana bararangiye n'ababyeyi babo ba mama babo nabo barabyumvise uko bagomba kubaho nuko bagomba gutangira gushaka kwihangira imirimo bakoreze muri izo business. Hanyuma rero no muri societe nyarwanda bigishwe ko usa gutya ntabwo ari accident, cyangwa udafite ise w'umunyarwanda niyo yaba ari umunyakenya, umugande, umunigeria, kuko indi ntuzizaba kuko iyo myumvire nidahinduka. Ubwo natwa twana tw'udukobwa tuvuka kuri abo ngabo tw'utumetisi, ubwo no muri societe bazavuga ati reka turyamane natwo turebe tw'utuzungu, ugasanga bizaba bikururane. Ni shene umuntu twifuza ko yagacitse. So ni ibyo ngibyo turaharanira. Ufite abandi ba metisi bakuze mukorana? Bakuze barahari, tutaratangira gukorana ariko aho nakomanga hose babwira ntimuze dutabare, aho byananiranye ngira ngo abonzi bose 90% nta wansubiza inyuma kandi bose tugisude. Ikinshimishije nuko mushaka gushaka ibisubizo by'abandi kugira ngo batazabaho ubuzima nk'ubwo mwabayeho cyane. Okay, dusoza kino kiganiro, niki wabwira abana b'abametisi bakiri bato bagukurikiye? Icyo nababwira ubwo ndavuga abana batazi irengero ry'abapapa babo, kuko hari abana b'abametisi bo so abana b'abametisi batazi ba papa babo, umunsi icyo mbabwira ni icyambere nukumenya ko bafite igihugu kandi igihugu nacyo kibafite, kuko u Rwanda n'abanyarwanda ni kimwe, nta tandukaniro ririmo. Bafite uburenganzira ku gihugu cyabo no kubaho mu gihugu cyabo. Ikindi nuko batagomba kwitwara nk'ayo maraso y'ababyeyi baba batarabonye. Bafate igihugu barimo, ibindi bizaza nyuma. Kirahari, kirabakunda. N'inzozi zindi wenda ntavuze, turifuza ejo bundi kuzashakisha n'aba ngabo, abantu bongere biyunge
babe bakuyungana base bamenye imiryango na base na ba nyina okay nanjye byari accident ntago nabishakaga okay ariko byibura hari icyo kugenera umwana indezo nibi umenye umwana amenye bene wabo amenye to nibyo duharanira ariko wa mugani w'abandi ngo bitatuma bibacira ishati kugira ngo bagira imana bari mu gihugu kibakunda ngo nta kindi. Niki wabwira abamama bafite abana b'ametisi? Abamama nuko babwira ko iby'abazungu byari bya kera. Byari bya kera ndabwira abo byatambutse byaratambutse. Abo ubu ngubu kuko u Rwanda rwacu ruracyakomeza mu iterambere nejo bundi tuzakira inama mpuzamahanga murayizi buriya cogamiza abahanga ubu ntihabuze abari kuri liste bavuga ate bana nanjye njyamiye amajanja turababwira uti uwo muntu uturutse hanze ntabwo bivuze ko aje kuguhindurira ubuzima ntabwo agiye kugukiza ntabwo azaguhindurira ubuzima uzaguhindurira ubuzima nuwo nguwo umujyanama w'ubuzima uhereye mu mudugudu kuzamuka ku kagari ku murenge no ku karere uvuye hanze we azaza ari mu kerarugendo arandura ibihari agenda akomeza kandi akagusiga muri icyo kibazo rero ni abamama abakobwa batekereza ko abasa cyane cyane nk'uko kwacu bafite aho bazabageza nibashira agapira hasi bashira agapira hasi hari abanyarwanda b'imfura b'abagabo beza bahari bazabashaka bakabashira mu mago bakabyara abana. Muzungu ntabwo bivuga visa. Muzungu wapi kabisa. Urakoze cyane. Urakoze cyane Barbara. Alain Numa ni ibiganiro byiza kuganira nawe bitwunguye byinshi no gutekereza byinshi. Turagushima ko waduhaye umwanya ukaza hano. Yes. Turabashimiye namwe rero mwakurikiye ikiganiro The Barber Show ubwo twarebaga ubuzima bw'umwana w'umumetisi ni n'uruhare rwe mu iterambere cyangwa se ababyeyi barera abo bana icyo bagomba kubafasha nkuko Alain Numa yabivuze abo bana bakunze kugira ikibazo cyo kumenya aho babarizwa identity crisis cyangwa se uwo bariwe ababa bazi abo bana ababa babegereye tubakunde tubiteho tubamenye kandi bakomeze biyumvemo ubunyarwanda. Turabashimiye cyane rero nkuko njya mbivuga buri gihe iyo kino kiganiro kirangiye Imana ibaho umugisha. Urakoze gukurikira ikiganiro The Barber Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barber Show kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook, nimba udukurikira kuri Instagram, komeza udukurikire turakwishimiye cyane no kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana ibaho umugisha.